Rutambi Wilson akaba rero azwi nka Rutambi mu mikino yo guterura ibiremere yasezeranye mu mategeko ubu ngubu yarongoye n'umukunzi Rutambi yarongoye rero yarongoye umukobwa witwa Kore bivuga ko bamaze kuba babiri mu bakurikirana gusakaza amashusho ya mpano ari kumwe n'umugore we witwa Uwineza Diane tujya kubona umukwe rero wo muri Niger abanyarwandakazi barimo baradushakira hirya no hino. Hanyuma reka dukomereza amakuru yacu ya showbiz mu gihugu cya Uganda ku bihembo bitandukanye byaraye bihabereye. Warubise igisonga 1976 nibwo korara abatwara mu kitwa yatura indirimbo zabo kuri televiziyo y'u Rwanda. Bafite rero indirimbo nshyashya bise nzajya nzirata mwajya kwishaka yatangijwe n'abantu bundi babiri buri korara abatwara mucyo bari abantu babiri batangije iriya korari harimo umugore marasaba Imana no kurondora umutima we ikamuhindura igikoresho gikuye mu nzu yayo asaba Imana kumukebuka akabona ko amaso haya akahabona ikuzuza amavuta mwitabaza niko yabiririmbye Israel Mbonyi mujye gushaka iyo ndirimbo. King James ni umuhanzi twakunze cyane yamaze kugaruka mu ndirimbo yise Mi Amor indirimbo nshya ya King James rero kubigeraho uyu ni mwanya wo gushimira abafana no gusubiza urukundo bangaragarije aho ni kwa Eric Senderi. Reka mbajyane kwa Richard Nick Ngendahaye wamamaye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana aho yashimye ni hagire umuntu abura barakambisome mu Kirundi no kwivuga mu Kinyarwanda kiri kuyavuze ati ntihagire umuntu abura uko ataha muze mbahe lift. Ubwo ni nyuma yo reka twikomereze ku makuru yo mu Rwanda aho umukinnyi wa film ukuzwe mu Rwanda bamwita Analisa Munyana uzwi nka Mama Sava nawe ariko nkakubwira ko none ahubwo witwa Sandra Miraji uyu ni umukobwa wamenyekanye cyane mu gihe hanyuma mu myaka 5 ishize abantu bazi izina rya Ndahiro Natasha naryo ni izina rikunze Check 1 2 They got it going on, homie. Let's do this. Yes, bite byanyu nizeye ko mumeze neza cyane nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubaramburaho ibiganza bye kandi amababa y'Uwiteka buri gihe niyo mba nifuza ko mushaka kubamo nyuma nabahagurukiye muri ibi binsi byago bwawe ko namaze kubahagurukira ahubwo ubu ningiye namwe tuzajya tubana rimwe na rimwe ariko ntago mvuze ko ari buri gihe mundeba ariko nanjye nshobora kubareba ariko uburyo ngenda babonamo nta bundi nuko mwajya mukora subscribe mukansigira comment hasi mukambwira ati Ali turimo turagureba cyangwa se nkabona numbers zizamuka imibare izamuka muri subscribe kubakora subscribe nizeye ko please mubikore muna sharing yanjye nshobora kuza kubaha amakuru nka gutya turebana namwe mundeba. Yes, Bobex Creations behind the camera, big up my brother ndimo ndakureba hariya ndetse na buri umwe wese unkurikiye mwifurize imigisha. Uyu munsi rero tuje kuganira ku nkuru nje kubaha amakuru nabwiye ko muri iminsi ndimo ndabaha Sunday night ndimo ndabaha Sarusi Rax ndimo ndabaha celebrities ndabaha superstars show n'ibindi biganiro by'imyidagaduro ariko mundeba imbona nkubone ibyo mwambishe cyase ibyo mwabukira mwajya mutegera Alisudi cyangwa se n'abagenzi ba Mike ba Sandrine ba Claude bande boze baramutse bakora amakuru tubareba byaba bimeze bite byaba bimeze gutya nise kutazajya kwibaza ko byaba bimeze kuko byaba bimeze gutya. Ni Alisudi on air rero ngiye kubabwira ku makuru atandukanye y'imyidagaduro ariko mu Rwanda niyo ngiye kwibandaho. Mbere ko nyatangira reka mere kuziye nkuru tufite abakuru turaca kuri ba The Ben turaca ku bahanzi benshi n'amakuru n'abastari benshi ndibuceho ariko mbere ko nyatangira ndahera ku ndirimbo mugomba kujya gushakisha muri iminsi muri kino cyumweru gishize hasohokamo indirimbo zitandukanye nizo nshaka guheraho mubanze mujye kuzishakisha mushaka nk'indirimbo ya Israel Mbonyi ni imwe mu ndirimbo zirimo kuba trendy cyane indirimbo nshyashya gisohoka ni indirimbo Israel yise unyebuke ujye kwishaka indirimbo nshya y'umuhanzi rero Israel Mbonyi arimo arasaba Imana no kurondora umutima we ikamuhindura igikoresho gikuye mu nzu yayo asaba Imana kumukebuka akabona ko amaso haya akahabona ikuzuza amavuta mwitabaza niko yabiririmbye Israel Mbonyi mujye gushaka iyo ndirimbo. King James ni umuhanzi twakunze cyane yamaze kugaruka mu ndirimbo yise Mi Amor indirimbo nshya ya King James rero ni indirimbo rero arimo arishyira mu mwanya w'umusore waguye mu nyanja y'urukundo akabaza umukobwa niba we atabibona ko amukunda by'ukuri nawe mwajya kwireba izi ndirimbo zose ndimo ndakubwira mwajya no ku ma YouTube cyangwa se ku ma stream acuruza imiziki za Spotify za hariya bazita Apple Music n'izindi Boomplay n'izindi zitandukanye. Hanyuma Mr Kagame rero
yashyize hanze indirimbo yise Iye, ni indirimbo nshyashya nayo yamaze kujya hanze, ni indirimbo Mr Kagame aheruka gukora mu gihugu cya Uganda, ubwo yari muri Uganda ndetse no muri Kenya, zikaba ziri kuri album ebyiri yamaze kuhakora, kandi uyu musore akaba ari no gukorana na label yitwa Black Market Record cyangwa se yise BMR. Hanyuma Bruce the First yamaze gushyira hanze album ye ya mbere. Bruce the First rero amaze kuzamuka cyane no kumenyekana cyane na album yise Top or Nothing, hejuru cyangwa se biburizwemo ntihagire na kimwe ngeraho. Na album nshyashya rero mu bushize aganira na kinyamakuru Igihe yanababwiye ko mu buzima ibintu byose ari amahitamo. Bruce the First abwira Igihe yababwiye ko nta muntu wavutse bitandukanye nuko undi yavutse, nta n'uwavukiye kubaho nk'undi cyangwa se kubaho nabi. Nge mbifata nkaho ashobora kuba impamvu ya mbere y'uko ibintu byawe bigenda nabi. Nguko rero uko album yaje kuza, na album Top or Nothing, ni album ya mbere ya Bruce the First igiye kuza ikurikira mixtape yari yakoze yise Ask and Receive, akora na extended play cyangwa se EP yise Sad Boys ndetse na Bruce wa mbere, ayo nama EP twari twarabonye mbere. Hanyuma indi ndirimbo wareba ni ya Lee John, uyu mu producer n'umuproducer, akaba ari umwe mu bahanzi nabo basohora indirimbo mu minsi ishize zari zinakunzwe cyane. Yashyize hanze indirimbo yise Uragaruka, ni indirimbo rero ishimangiza nawe urukundo rw'umukobwa, akavuga ko kuva yagera mu buzima bwe ibintu byahindutse kuko yamubonye umutima ukongera gusubirana. Nawe mujye kwishaka, hari indirimbo ya Nadine Umuhoza, indirimbo yise Ejo, yagiye hanze ku itariki ya 12 ku kwezi kwa 11. Indirimbo iri kumwe mu butumwa bikomeye ku buzima bw'abana bo ku muhanda n'uruhare rwa societe mu kubitaho. Ni amajwi yafashwe na Genius, hanyuma video yakozwe na Fabrice Pixie, ni umuvandimwe wa Rumaga umaze kugaragara nawe mu bahanga ngo mu gutunganya amashusho y'ibihangano. Yes, hanyuma rero mu yindi ndirimbo bajya gushaka ni Inkanda Vibe. Inkanda Vibe nayo ni indirimbo yo gushaka na extended, ni EP nshyashya mwagomba kujya gushaka kabisa. Ni ya mpano ari mu bahanzi bari kuzamuka neza, cyashyize hanze extended play cyangwa se EP ya mpano ngiraga imana navuga cyane ndanamugarukaho. Yise Inkanda Vibe, ni EP igizwe n'indirimbo enye zirimo yo yise Imurenge, yise Rasta, umutima we yo yise Rahabu, ni EP yakozwe na Logic Hit, akaba ari producer wayo. Hanyuma Amy my brother Amy hano muri Leta Zunze za Amerika, nawe afite indirimbo yashyize hanze yise So High, ni indirimbo nshya umuhanzi Amy rero yashyize hanze yakozwe na Medi Beat uba mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari indirimbo ya korali Abatwara Mucyo yitwa Nzajya Mbyirata, ni indirimbo nayo nabakubwiye mujye gushaka. Ni korali imaze igihe. Korali Abatwara Mucyo ni ya kera, muziko yatangiye gukora mu 1976 abu warubise 1976 nibwo korali Abatwara Mucyo twajya turena indirimbo zabo kuri televiziyo y'u Rwanda. Bafite rero indirimbo nshyashya bise Nzajya Mbyirata, mwajya kwishaka. Yatangijwe n'abantu bundi babiri, buriya korali Abatwara Mucyo bari abantu babiri batangije iriya korali, harimo umugore n'umugabo bitwaga Nyarukundo Esther n'umugabo we bari Yanga Theoneste. Nuvuga n'umugabo n'umugore bayitangije, nyuma gato haje gushira nk'amezi nk'abiri gusa, hagiye baza kongera bashyiramo n'abandi bantu batandukanye. Hanyuma rero nyuma yo gukora ingendo zitandukanye z'ivuga butumwa niko twabyita mu duce dutandukanye tw'isi two mu Rwanda no muri Afrika, nibwo bagize yo gushinga izina rya korali Abatwara Mucyo hari mu mwaka w'1978. ubwo icyo gihe bamaze kugera ku bantu basaga 30 bose hamwe, abagore n'abagabo. Kugeza uyu munsi ifite abaririmbyi basaga 95 barimo abagabo 26 n'abagore 69. Yes, turacyari mu makuru ya showbiz atandukanye y'imyidagaduro, ariko ndimo ndabona umusore wanjye bita Junior, you are making a noise. Numvaga ari bakubita utuntu ngo ari ku meza, bazita home studio amakuru niho bari marava. Ni hutare ndirimbo bajya gushaka ni ya Elsa Cruz yitwa Iguhe Umugisha, ni indirimbo Elsa Cruz rero nawe avuga ko ngo ubutumwa bwe abune indirimbo avuga ngo bitunaniza iki bigoye bite gukunda mugenzi wawe ko imigisha ye nawe yakugeraho mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ibi nabyo yabwiye ikinyamakuru Igihe. Hanyuma rero ubwoze nizo mu ndirimbo nagerageje kukubwira wajya gushakisha. Reka twinjire mu makuru atandukanye. Mu makuru rero, nyuma yo kwakira ikirego cya Uworizagwira Florien wamamaye nka Yamano, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwamaze guta muri yombi abantu babiri. Ubushize mu makuru nakubwiye ko bari bataye umuntu mu nanjye ngoto oya mu buroko, bari bamashyize mu buroko umuntu umwe. Urebe bivuga ko bamaze kuba babiri mu bakurikirana gusakaza amashusho ya Mpano ari kumwe n'umugore we witwa Uwineza Diane. Hanyuma rero ati nyuma y'ikirego ya Mpano na makuru yahamijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko nyuma y'ikirego ya Mpano yatanzwe ku itariki 9 z'ukwa 2025 babiri bakekwa uruhare mu gukwirakwiza ari amashusho ye bamaze gutabwa muri yombi. Muri abo rero bavuga ko harimo witwa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman, uyu naramubabwiye rero akaba ari n'umukomediye yafashe ku itariki 11 z'ukwa 11. Hanyuma undi watunguranye na uzwi cyane muri promotion mu muziki w'u Rwanda bamwita Kalisa John cyangwa se K John rero ngo yatawe muri
yombi kuri nota ya 14 z'ukwa 11 nawe ngo yagize uruhare rukomeye cyane. RIB rero yemeje ko itazahwema gukurikirana abakwirakwiza aya mashusho yaburiye abayafata, aho rero babwira n'abantu bafata bashusho bakayakwirakwiza mu bandi bantu. Nawe bakubonye nubwo urifata ukayohereza mugenzi wawe, nawe bakubonye nawe ubu urimo urakora icyaha wafungwa. Hanyuma rero nubwo ngo RIB yakurikirana abakekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, ariko hari ingaruka ziba ziri kuri nyiri kuyafata zidashobora kuburizwamo. Muri zo harimo nko gutakarizwa icyizere, kwamburwa akazi no guseba bikomeye muri rubanda. Dr. rero Murangira Thierry akababwira abantu kwirinda ibyo bintu rero byo gufata amashusho y'urukozasoni yaba yawe ndetse n'abandi bantu batandukanye. Ntago ari ibintu byiza cyane. Yes, hanyuma rero nyuma y'urugendo rw'umuziki rukomeje kubayageza mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, umuhanzi Ruti Joel nawe mwamwinjemo. Ruti Joel numwe mu bahanzi nzi bakunda cyane, nakubwira amakuru n'umucuranzi we w'igihe kirekire no kuva bafatanya cyane, bamwita Clement guitariste. Bagiye kongera guhura n'abanyarwanda babarizwa hanze y'igihugu mu gitaramo giteganyijwe kubera i Paris mu Bufaransa. Nubwo abanyarwanda rero muri Paris mu Bufaransa murahishiwe. Nababwira ko Ruti Joel agiye kuza, aherutse gushyira hanze na album ari kumwe na Clement guitariste rero ku itariki 29 mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Mugiye kuzababona rero igitaramo kigiye kuba ngo mu gihe abana bahanzi bombi bakomeje gushyira n'imbaraga mu kwamamaza album yabo nshya bise Rutakisha. Namaze kubwira Rutakisha rero na album yamaze kujya hanze, bakaba rero bakubwira ko wagiye kuyireba rwose. Ruti Joel mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda yavuze ko ari ikibaye gaciro kongera gutaramana n'abanyarwanda bo ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane muri uyu mwiherero aho bazarimba mu mwiherero wateguwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi hariya. Ati rero cyane rwose niteguye gutaramana nabo binyuze mu ndirimbo zanjye zinyuranye n'ibyishimo bidasanzwe. Ubwo rero abantu bari ku mugabane w'Uburayi, abanyamuryango wa RPF Inkotanyi n'abandi bazagira amahirwe yo kwinjira. Ubwo mugiye kubona igitaramo cya Ruti Joel yagiye kubaririmbira. Ni Ruti azaba yakaniye ari kumwe na Clement guitariste. Hanyuma dukomeje rero n'andi makuru nuko mu gihe King James nari nakubwiye ko ndibuka umugarukeho arimo arategura igitaramo gikomeye cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Ni nyuma y'uko nakubwiye ko yashyize indirimbo yise Mi Amor. Hanyuma rero ni indirimbo yakozwe na producer Mamba, irimo injyana yorohereje ikirehekijwe n'urusobe rwa melodies zitandukanye rero mu murya wa kizungu. Avuze rero ko mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda yavuze ko imyiteguro igeze kure, niyo yavuga ko yizera ko abantu bategereje kiriya gitaramo kandi bazaza kumushyigikira mu gihe kiri imbere, nubwo batazatangaza amakuru arambuye ajyanye nacyo. Abakunzi ba King James rero mwumva iyo ndirimbo mu rugendo rwatangiye kera cyane za 2006 ubwo yashyiraga hanze ibihangano bye byatumye amenyekana. Akaba rero amaze imyaka 20 mu muziki, akavuga rero ko agiye gukora igitaramo cyo kwizihiza iyi myaka 20 amaze. Mu gihe ariko King James iyi myaka yizihiza imyaka irenga 20 amaze mu muziki, Senderi nawe yaratangiye kwizihiza imyaka rwose nawe amaze mu muziki. Kugira ngo murimo murakurikira ibitaramo bya Eric Senderi akomeje mu cyiciro cya kabiri cya bino bitaramo bizenguruka uturere twose tw'igihugu mu kwizihiza nawe imyaka 20 amaze mu muziki. Akaba yarataramiye abimusanze, avuga ko yasanze baramwiteguye cyane, baje kumushyigikira bikomeye cyane. Hanyuma rero Senderi aganira na KT Radio ku rugendo rw'ibitaramo bye, avuga ko muri imyaka 20 amaze ari umuhanzi abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki by'umwihariko ngo bamugaragarije urukundo rudasanzwe, bityo ko agomba rero kubashimira. Ati ndashimira cyane Imana yamfashije kubigeraho. Uyu ni mwanya wo gushimira abafana no gusubiza urukundo bangaragarije. Aho ni kwa Eric Senderi. Reka mbajyane kwa Richard Nick Ngendahaye wamamaye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yashimye cyane Perezida Paul Kagame ngo wagize uruhare rukomeye mu gutuma u Rwanda rugira izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga ndetse rukaba igihugu cyubashywe mu mahanga. Akavuga ko aho yaba ari hose aterwa ishema no kwitwa umunyarwanda. Ubwo nanjye ndashaka kumenya umuntu nkurikiye muri aka kanya udaterwa ishema no kwitwa umunyarwanda bitewe n'aho ari hose ugiye, kuko usanga bavuga abanyarwanda neza, badushyigikira, bavuga uburyo twubatse izina rwose ku rwego rw'isi. Uyu muramyi yagaragaje ishimwe afite kuri Perezida Kagame n'u Rwanda muri rusange mu kiganiro yagiranye na KT Radio hari ku itariki ya 11 mu gihe akomeje imyiteguro y'igitaramo yise Niwe Hearing Concert. Richard Ngendahaye yagarutse ku rugendo rw'imyaka 17 yarishize atagira mu Rwanda, avuga ko yishimira kuba yarasanze rwarateye imbere mu nzego ugereranyije n'uburyo yarusize mbere yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nubwo uko nasize igihugu kimeze bitari bibi, ariko uyu munsi cyateye imbere cyane, nabonye ibikorwa remezo pe. Uyu munsi ndi umuntu aho n'abandi hose wishimira kandi uterwa ishema no kwitwa umunyarwanda. Uwo ni Richard Nick Ngendahaye unafite n'igitaramo rero vuba ahangaha kabisa, mugomba kuzajya kumushyigikira. Igitaramo kizabera hara muri BK Arena vuba cyane. Hanyuma wa mugabo tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga asa nk'urwana, bamwita Rutambe. Abu hariya Rutambe uramuzi?
umutipe gutya wijeya ujye ukunda kurwana hari agandi gasore bakunda kurwana kagufi bakunda kujyana amahane ariko sinibuka izina ryako. Hanyuma rero ubundi amazina ye wari uyazi se ya Rutambi wapi Kari Rutambi uramuzi uyu ni Karina amazina ye yitwa Iradukunda Rutambi Wilson, akaba rero azwi nka Rutambi mu mikino yo guterura ibiremere yasezeranye mu mategeko ubu ngubu yarongoye n'umukunzi. Rutambi yarongoye rero yarongoye umukobwa witwa Kobusinge Grace, bakaba rero bitegura kurushinga no kuvuga bakoze ubukwe bwo mu mategeko nibwo bakoze. N'umuhango w'aba bombi rero wabereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda ku itariki ya 14 saa kuno kwezi urumva nejo ni uyu munsi ra ni mu munsi cyagejo. Mu kiganiro n'imvaho nshya rero Rutambi akunzwe cyane mu marushanwa yo guterura ibiremere yanyuza ku muyoboro wa YouTube zitandukanye, avuga ko ari intambwe eshimangira agaciro k'urukundo rwabo we na Grace. Ati ni intambwe ishimishije cyane buri musore cyangwa inkumi itarushinga urugo yakifuza gutera, bifata nk'ikimenyetso cyo gukundana n'umuntu ukabiha agaciro. Aba rero bombi yaba Rutambi na Grace basezeranye mu mategeko mu gihe cy'imyiteguro y'ibindi birori by'ubukwe ikomeje, aho ubukwe ngo buzaba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mu kwezi gutaha bukazabera mu karere ka Rubavu. Rero ubwo abazajya kuvumba Rutambi nababwira iki akanavuga ko amaze imyaka 7 akundana na Kobusinge Grace, bagiye kurushinga kandi ko ari by'agaciro kuba wakundana n'umuntu mu gihe. Ati ndagushimiye cyane mukundwa, umva amagambo ariko imagine muri ato ya Rutambi, ndagushimiye mukundwa si gutya avuga na mutugundo, ndagushimiye mukundwa nshimiye Imana yakumpaye. Rutambi rero kagukegukana igihembo cy'uwahize abandi mu guterusha icyuma agatuza, aho yaterenguye ibiro bingana na 150 mu irushanwa ryateguwe n'ishyamba ry'uyu mukino mu Rwanda Fédération Rwandaise d'Haltérophilie et Force ryabaye mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka 2024. Hanyuma rero tukiri mu nkuru z'urukundo, hari umugabo wo mu bwami bwa Niger witwa Moktari wambitse impeta umukobwa wacu w'umunyarwandakazi witwa France Mpundu. Kuri televiziyo live France Mpundu muramuzi, ni umukobwa ufite imiziki ikunzwe cyane muri bano bahanzi bashyashya, akaba bari muri lab imwe ya akunda gufatwa umujiki na gufashwa na Juno Kizigenza, banafitanye n'indimo nshyashya actually ubu binagezweho. Akaba uyu musore witwa Moktari yatunguye umuhanzikazi w'umunyarwandakazi ndayimaze kuga France Mpundu, amwambika impeta y'urukundo nk'ikimenyetso cy'uko yiteguye kurushinga nawe nk'umugabo n'umugore. Rero impundu zivugwe mu Rwanda kajya twumva baketi bashabe na wa musore wo muri Afrika y'Epfo, tukumva Mutesi Jolly na wa mugabo bishoboka kuba ari wo muri Tanzania, ariko makuru no twizeye nuko Moktari uyu aba mu bwami bwa Niger yamaze kwambika impeta. Abantu bose babirebaga yambika France Mpundu. Byabaye rero mu ijoro ryo kuwa gatanu uyu nguyu ushize ku itariki ya 15 binyuze mu kiganiro Secret Story gitambuka imbona nkubone kuri chaîne ya Canal Magic n'izindi zitandukanye. France Mpundu asanzwe abarizwa muri label yitwa Huha Records. Aha niyo nakubwiye, Huha Records ni label ya Juno Kizigenza, ndetse banarutse guhura mu ndirimbo bise Over, ni indirimbo inagezweho wanayishakisha. Uyu musore rero niwe uhabwa ngo n'amahirwe kuzegukana rya rushanwa. Uburo France Mpundu muri Secret Story uba nimo aravugwa cyane mu binyamakuru hirya no hino. Bikaba rero bivuga rero ko dushobora kuba tugiye kubona undi umusore harya babita umukwe, tugiye kubona umukwe rero wo muri Niger. Abanyarwandakazi barimo baradushakira hirya no hino. Hanyuma reka dukomereza amakuru yacu ya showbiz mu gihugu cya Uganda ku bihembo bitandukanye byaraye bihabereye, aho The Ben umuhanzi The Ben yahegukaniye igihembo kabisa. Ni mu bihembo rero byabereye hariya muri Uganda byitwa High People cyangwa se Hip Hop, ariko ndumva babyita High People. Ndetse na Yago Pondata yongeye kugaragaramo. Yago muramuzi ni kwijoro ryo kwita 14 ryabaye ry'amateka muri Kampala Serena Hotel, ubwo hatangwaga ku 14 ibihembo bikomeye bya High People Music Awards. Mu biro bya byuzuyemo ibyamamare bitandukanye n'uburyo bw'umuziki no kugaragaza impano z'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba. Mu byaranze bino joro nuko uyu mugabo witwa Mugisha Benjamin aherutse kwibaruka umwana, yongeye kwerekana ubudahangarwa no mu muziki w'akarere, yegukana igihembo cy'indirimbo nziza mu karere. No kuvuga ntabwo yerekanye ku Rwanda, yerekanye East African Best Song cyangwa se indirimbo nziza muri East Africa, abikesha indirimbo yitwa True Love. True Love yagize izindi ndirimbo zahanganaga harimo Power ya Mbosso, Yebo ya Vestina na Dorcas, ndetse na Go ya Karori Kasita. No kuvuga True Love ya The Ben niyo yegukanye igihembo cya Best Song ya East Africa. Ni intsinzi rero ishimangira umubare ngo munini w'abakunzi b'uyu muhanzi amaze kugira muri East Africa no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Mu bandi banyarwanda rero bagize uruhare muri wa muhango wa High People Music Award mu gutanga bira bihembo harimo Yago Pondati, umuhanzi w'umunyarwanda wo muri Uganda yaririmbye abari bahari mu cyumba cya Serena Hotel, kandi yashimishije abantu mu buryo bwihariye, agaragaza impano ikomeje kumufasha rero kubaka izina cyane. Yaririmbye muri kira gitaramo mu gihe herutse no gusohora album ye ya kabiri yise Yago Life 2.
na album ugomba gushaka rero ni ibihembo byagiye bitangwa byagiye bitwarwa n'abahanzi batandukanye benshi cyane nk'ibyo bise nka Song of Change yatwawe na Wasomera wa ba muri Christmas Junior School, Africa Best Act Song ya by My Darling ya Sheila, Africa number 1 ya Joshua Baraka, niyo yitwaye East African Best Act Song iba True Love, East Africa Best Artist aba Joshua Baraka Regional Song. Bega ni benshi reka twikomereze ku makuru yo mu Rwanda, aho umukinnyi wa film ukunzwe mu Rwanda bamwita Analisa Munyana uzwi nka Mama Sava, nawe ariko tukiri mu by'ibihembo ntiyahiriwe mu bihembo bya African Movie Academy Award ama ya 2025 aho yaretse gushyirwa mu cyiciro cy'abahatana mu rwego rwo hejuru rw'abagore. Rero Mama Sava rero twamubwira yihangane, nta kintu cyavuyemo rero nkakubwira ko none ahubwo witwa Sandra Miraji, uyu ni umukobwa wamenyekanye cyane mu bihe byahise muri showbiz, abantu bakurikizaga showbiz ya kera nibaza ko benshi muramuzi. Sandra Miraji ari mu bagore ba mbere bake batinyutse gukora injyana ya hip hop mu Rwanda tutaragira abakobwa benshi. Yatangaje ko inshingano nyinshi yagize mu myaka yashize zatumye abakunzi b'ibihangano bye bicwa n'irungu, ateguza kongera gushyira hanze indirimbo nshya mu minsi ya vuba. Gusa ariko nanone akaba yagarutse aje gukora na podcast, aho yavuze ko amaze gutangiza podcast ariho abantu bajya bamusanga, ati ntabwo naretse umuziki, nagize inshingano nyinshi ziryamira umuziki ariko ntabwo nawureka, ati ni ubuzima kabisa, iyo mbyutse mba ndi mu muziki, aho ngiye hose aba ari njye n'umuziki. Rero Sandra Miraji yatangije podcast nshya yise Mirage on Pod, bwo no gutangira kumukurikira bamukunze ku myaka ya kera. Mugiye kongera kumva Sandra Miraji, hanyuma mu myaka 5 ishize abantu bazi izina rya Ndahiro Natasha, naryo ni izina rikunze kuvugwa muri showbiz nyarwanda, ryinjira rero muri twebwe mu bakunda sinema nyarwanda. Uyu mukinnyi w'umunyarwandakazi watangiye urugendo rwo gukina amasinema cyangwa se filime muri 2020 mu gihe cya Covid, kuri ubu numwe mu ngoma bagaragara neza muri filime, ukomeje rero no gutera imbere cyane no guhishura n'impano z'abandi bakobwa bashya mu rugendo. Hanyuma rero no ku mbuga nkoranyambaga no muri Miss Rwanda n'ahantu henshi cyane avuga ko Covid yamuhaye umwanya wo kwisuzuma no kumenya impano ye yo gukina filimi, ibintu atigeze aheraho ariko byaje kumufungura inzira y'umwuga yubatse kugeza magingo aya ngaya. Rero mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Natasha yavuze ati njyewe nagiye muri sinema mu gihe cya Covid, icyo gihe abantu benshi nta kazi bari bafite, bari umwe yatangiye kuvumbura impano ze n'ibindi, nanjye niko byagenze rero mbyungukiramo. Natasha rero akaba rero ubu ngubu avugwa cyane, ati haburaga nk'iminsi 2 kugira ngo dusoze kandi nsigaranye nk'ibihumbi 2, nabonye umuvandimwe wanjye anyandikiye ndamubwira nti mu gitondo mfite shoot, ngiye kubona mbona nyoreje amafaranga. Hanyuma iyo minsi 2 yagenze neza cyane, ubwo arimo aravuga rero kuri video kuri filimi nshyashya bagiye gukina, ni filimi ya mbere zitandukanye n'izindi, akaba rero avuga ko agiye gushyira hanze filimi rero nshyashya muri 2025. Natasha yanasakaye cyane mu binyamakuru nyuma y'amashusho ya filimi Lovers Cage agaragara amasomana n'undi mukinnyi we, abifata rero nk'ibisanzwe. Akaba ari umukobwa ukunze kuvugisha abantu benshi cyane, ubuhenze kuvugisha abantu benshi kabisa. Hanyuma rero reka nsoreze ku nkuru ya Kiriku n'umuhanzi wo mu gihugu cy'u Burundi, nawe ariko ukunzwe cyane mu Rwanda, aho nawe yabaye umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi kabisa wahembwa imodoka mu irushanwa ryo kuririmba. Ntihagire umuntu abura bakambisome mu Kirundi no kwivuga mu Kinyarwanda. Kiriku yavuze ati ntihagire umuntu abura uko ataha muze mbahe lift. Ubwo ni nyuma yo kwerekana igihembo ahita abwira abantu bari baraho ngo umuntu udafite imodoka cyangwa se umuntu udafite uko ataha ntagire umuntu numwe ubura uko ataha ngo aramuha lift. Rero niyo magambo yuzuye ibyishimo umuraperi Kiriku akiri yavuze nyuma yo kwegukana imodoka nshya muri Super Beat, n'irushanwa ryateguwe na Super Beat Burundi. Nyuma y'amezi agera kuri 2 irushanwa rikorwa kuri no wa gatandatu nibwo hatangajwe uwatsinze, ubwo ariko n'uwatsinzwe nawe aba yatangajwe, maze Kiriku yinjira mu mateka nk'umuhanzi wa mbere wo mu Burundi wegukanye imodoka nk'igihembo mu marushanwa yo kuririmba. Ni igihembo rero akesha indirimbo ye Ahanihe, ni indirimbo yaciye ibintu pe, ni indirimbo ikunzwe yaba mu Rwanda n'ahandi. Yegukanye igihembo cy'indirimbo y'umwaka muri iri rushanwa. Aganira rero n'abari bitabiye bino birori, Kiriku yavuze ko iyi intsinzi yayikesha Imana, ngo Super Bata ndetse n'umuryango we wamubereye inkoramutima mu rugendo rw'umuziki, aho yavuze ati ndashimira Imana n'ishyirahamwe rya Super Bat impaye ino modoka, ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje kuko nta modoka nari mfite. Ndashimiye n'umuryango wanje kuko ari bo bampa imbaraga zo gukora zino ndirimbo. Ati iyi modoka nyibahaye nk'iyabo kuko ibyabo biba ari ibyanjye nanjye. Mu gusoza ijambo rye rero Kiriku yahamagaye abakozi ba Super Bat bose ku rubyiniro kugira ngo baririmbe hamwe mu ndirimbo Ahanihe, abereka ko ubu atangiye no gukorana na kompanyi yabo. Mwebwe dukorana muri Super Bat muze dutambane iyi ni indirimbo kuko nanjye ndi umukozi wa Super Bat, aha niho natangira urugendo rushya. Akaba rero ariyo makuru nari mfite y'u Burundi kuri Kiriku. Hanyuma rero urabona n'uburyo bushya bwo kuzajya mbagezaho amakuru ko bizajya binyorohera cyangwa se binkundira, nzajya mbaza Bobex creation behind the camera, urare uze duha abantu amakuru kuri
camera apana mu kuvuga gusa n'ibidukunda tubikora gutya. Reka amashimire cyane rero, please mukore subscribe, mukande like, babwire ko ari Sudion heya nakagaruka. Bye bye, ciao. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.